Manwe. Ni umwana uri kuribwa n'umubiri, umwana w'imyaka 5, umwana uri kuzira ko yanyweye inzoga ya nyirakuruza ubwo yarayisanze mu rutoki ruri hafi y'urugo. None ubu uyu mwana ari gushira shonga. Babimuheho cyane we babimuheho. None se niba ibyo bintu abifite se ni umurimo. Nyuma y'uko twumvisha inkuru, imitima yacu yashinguwe n'agahinda, maze dufata icyemezo cy'uko tugomba kwerekeza mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kamegeri wo mu kagari ka Bwama, kugira ngo tubashe guhura n'ababyeyi ba Nsengiyumve Manuel cyangwa se abandi bose bamuba hafi, tuganire kuri ubuzima bw'uyu mwana ndetse mu by'ukuri n'icyo ari kuzira. Ubwo Imana iranashoboye. Ubuze umwana nzi ko atagihumeka. None se ntabwo mwagerageje kujya kuri uwo muntu yamweye ibintu bye nibura ngo abashakire uburyo umwana yakwitabwaho avurwe? Urugendo ntirwari rworoshye kuko twamanukaga imisozi tukurira indi. Twaje no kugera ahantu hadashobora kuba hanyura ibinyabiziga. Ni mu mudugudu mwiza w'icyaro ariko kandi utuje. Dore ngaha tugezeyo, nubwo bamwe mu bita ku buzima bw'uyu mwana bishwe n'agahinda kubera uburwayi bukomeye afite, ariko iyo babonye abashyitsi ntabwo bibavuza guseka ngo bamwenyure igihe bari kubakira. Uwari uraha ni nyirakuruza, uyu ni nyirakuru. Ko mbona uyu ari we mukuru. Nyine ari uyu. Nawe ninde mukuru? Mutoya n'uyu. Ego. Ese umuto n'uyu? N'uyu. Unige mukuru. Twasanze kandi bari gutegura igikoma bagiye guha uyu mwana, dore ko uyu mwana bavuze ko yikundira kunywa cyane kuruta kurya, ndetse yewe ngaranywa bihagije ku buryo ibyanywa batamenya aho abishyira. Ubwo rero tugeze iwabo kandi bakatwakira, reka dutangire tuganire. Umubiri tuwuhagire tuwunone. Mukarugabira Anita, mama w'uyu mwana, avuga ko uyu mwana we yafashwe ubwo uyu mwana yamanukaga avuye ku ishuri, akamanuka yagera mu rugo aho yabaga kwa nyirakuruza, akegera urutoki cyangwa se akajya mu rutoki rwari ruri hafi y'urugo rwa nyirakuruza, akahasanga akajerekani kari kahasizwe na nyirakuruza kari karimo inzoga, maze uyu mwana agahita akubita ku munwa ku kajerekani akanywa ya nzoga. Nyuma yo kunywa iyo nzoga, umwana yahise atangira gushonga kugeza aho ubu ngubu yamaze kuma ku buryo atabasha kweguka, ahari umubiri wafatanye n'amagufa ku buryo bibabaje mu by'ukuri. Ubwo naza ahantu hateretse ibyo bijerekani uwo mukobwa Abujijwe se ni. ibaze kuva nagera kana nawe kandagira no munsi n'undi. Umuramukazi we niyo bitubwiye. Ubwo rero arangije Hari n'ikibindi kiri. usanga nyine yabihakuye. Icyo kijerekani yakihimuye Yabihakuye. Ubwo rero Kosora aramubwira ati ntacyo ubwo mwabihakuye, umwana wanjye ari kuzabinywaho nawe akamera nk'uwasenga. Atari kumubona ati nuko atari uwanjye, tugomba mbemeje. Birangira bigenze uko Yakira n'akarande kawe. kuva kera umukecuru bararoga. Ubwo barabituza intoza ababo ko babivuga. urumva mudugudu nta kindi kintu yanavuga. Imana nimba yaramumpaye ari uwo kuzaba ari uwanjye, ubwo azaba ari uwanjye. Niyo ishaka kwisubiza utwayo izamujyana. Bamwe mu bashesha akanguhe twasanze muri uru rugo kandi harimo na nyirakuru w'uyu mwana ubyara mama we, yavuze ko uyu mukecuru bamuziho ko ari umurozi karundura, ngo kubera ko abantu bose muri ako gace atuyemo ngo barabizi cyane karoga. Yarageze mwegera ubuyobozi bujye gusaka uwo muntu, ibyo bintu afite mu kadomoro babimene. Mudugudu we Bakomeje baraceceka baramwihurira ntibagira ikintu. Mudugudu wo muri ako gace arabizi. ntabwo yabiyobera, nta muntu utabizi, ubundi ikizi yose. Njye nagiye no guhaguruka mpava, abanyakizi bose bambwira ati wowe Manudi nawe nunahaguma nawe uragenda. Ubwo twageraga aha kandi twagize amahirwe yo kuhahurira n'umwe mu barimu bigishaga uyu mwana ku rwunge rw'amashuri rwa Saint Joseph Kizi ruherereye muri uyu murenge wa Kamegeri mbere y'uko uyu mwana arwara. Yitwa Agnes, aratubwira uko uyu mwana byari byifashe mu ishuri. Umwana atararwara yari umwana rwose ukomeye ufite imbaraga. Wabonaga rwose ari umwana ugira kuraje mu bandi bana, agakunda kuganira nabo, agakunda gukina nabo, agakunda gusabana cyane.
ewe nako umutwana tukwirundaho tuza tukubwira udukuru two hirya no hino yazaga nyiruka wambwira mwari twebwe twariye ibi mama yampaye ibi ibintu nk'ibyo byose inama namugira nuko atacika intege ku burwayi bw'uyu mwana agakomeza akavuza. Iyo urebye abagize umuryango w'uyu mwana ubona ko rwose bigoye ko babona ubushobozi bwo kuvuza uyu mwana. Babaye transferi bajyana ku bitaro by'akarere ka Nyamagabe bya Kigeme, ariko uyu mwana kumugezayo byaranze kubera kubura ubushobozi. Uyu mwana abana na nyina na ba nyirakuru, mu gihe se bivugwa ko yashwanye na nyina akajya kwibera muri Kigali. Ubona ubuyobozi ari iki wifuza ko bwakora kugira ngo uyu mwana abashe kubaho neza? Kintu umuntu abonye imfashanyo nyina bakadufasha umuntu akagomba kamwirukankana. Uyu mwana umubereye iki wowe? Yendi nyirakuru. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha Bwana Innocent, umuyobozi w'umudugudu uwo mukecuru bivugwa ko yaruzuye umwana yabatuyemo, tugira ngo twumve ko nibura aya makuru nawe yaba yafite, anatubwira icyo ari kubikoraho kugira ngo abashe kurokora ubuzima bw'abatuye mu mudugudu we. Dore uko yatubwiye. Murakoze, ariko burya harimo ibintu biba bigoye. Ibintu biba bigoye ko ubundi buriya ikintu kiba mu baturage iyo umuntu arwaye byanze bikunze nubwo yaba arwaye malariya ikabije cyangwa sinzi ubundi byose bahita babyita uburozi. Bakaba banakeka ibyo ngibyo. Yego. Ntabwo nkeka rero reka twe kuba nk'abaturage. Yego. Ndobe nk'abantu b'intellectuel nyine. Uwo mukecuru urumva ni umwuzukuruza we. Yego. Mu by'ukuri kandi ntabwo wenda sinzi nuko n'ubu bwije twajyanayo. Ntabwo umukecuru ibyo yabikora. Ni umukecuru ugira urugwiro, ntabwo yatinyuka kwanduza umwana we. Rero buriya tugira indwara nyinshi. Hari igihe buriya nk'umwana ashobora kurwara nk'inyama yo mu nda bagahita babihuza n'icyo bita uburozi, bitewe n'uko umwana aba yaramaze kugagara atarya neza, ugasanga umwana bimukurijemo no kumugara kandi bari kumurangarana. N'ubundi izo nama mugume muzitange, ahubwo icyashakwa ni sapoti wenda ukatubwira ko aricyo cyababuze, natwe tukabakorera ubuvugizi bakabaha sapoti kugira ngo avuzwe. Reka nshimire mwe twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Eric Radu, twari turi i Nyamagabe. Musengere uyu mwana, Imana imuhe kurama. Ciao ciao.